uziki utaza gukira wari gusarira mu Rwanda ni izina ry'Imana ariko nuvuga mana jo bidakira wari kubumeze uvugisha ukuri ugiteka akantu k'akamoto kaza muri interview ugakubita imyaka 3 njya nkuzi ibintu mana ni ukuri kw'Imana idakira ari gusarira i Kigali Mana warakoze witeka mubyeyi wacu warakoze kuduha igihugu tugusabye kukiturindira nko kwa kiduhaye witeka turindira igihugu gikomeze kigendere mu murongo kirimo amahoro asagambe umutekano usagambe abana b'Abanyarwanda barushaho gukundana dukomeze dukorere mu bumwe arabo bagiye mu by'ubupede bose Mana bavaneyo kandi witeka nyagasani natwe turi abantu nanjye ku giti cyanjye ntago ndi Imana Felipita wari inshuti yanjye twapanze ko tuzakorera mariage rimwe ozemuza warubizi Felipita ndiko numva stade use Fili nawe azaza muri stade oya bazayikorera kuri televiziyo akoraho ijyagwa n'umudepite muri Kenya abantu nk'aba Professor Jay abantu bari kuri niveau yanjye ubwo shaka kuvuga ko Felipita atari kuri niveau yawe niba rumuna banje urabona nyeneye koko awadi koko ya kizi cyangwa promotion yo kunyirira cyangwa the choice ubuze ne bangeza nageze wenda sinzubaka ibitaro bikomeye nko mu rwego rwo muri Amerika cyangwa bya Tokyo ariko mu bushobozi bwanjye simbona ko Rayon Sport yakwemera gutakaza uyu mukino none gukora ikintu gishobora gukorerwa ikintu kigakorerwa ikintu n'ikindi kintu kimeze nkacyo oya manager nago uri gusobanura neza Abanyarwanda ahunga uri kubacanga wabyumvishije Imana yararemye irema abakobwa beza Imana yaremye abahungu beza Imana yaremye turiya mukobwa agomba kuzashakwa n'umuhungu umuhungu agashakwa n'umukobwa nako umuhungu agashaka umukobwa hanyuma wowe uri umuhungu uravuze ngo ariko aperi yatakaje abakinnyi benshi hari abana bagurishijwe bajya gushaka amasoko hanze yego ndabona bishobora kuza kugorana kuri side zomba ariko ngiye kubwanjye amahirwe menshi ndabona nya Rayon Sport ayo pafur medabwahur satisfaction at one time me the teacher me the man me the chantama from East Africa ayo pafur medabwahur satisfaction at one time I'm a bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kongo super manager, the King Kongo, yes, I'm the King Kongo, inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from glass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion, mtoto wa Mungu, the Konyine boy, talk of the city, the most wanted, library, the king of YouTube. I'm in the house right now, super manager. Ndagusuhuje ndakuramukije aho uri hose nkwifurije ibihe byiza komeza ugubwe neza kandi ibyo ukora byose bikomeze biguhire ahangaha nakubwa kari kuri Arize TV nge ni blaise nk'ibisanzwe iteka ryose ndi kumwe na King Kong ndi kumwe na super manager mwe mu bagabo bamaze kugira amateka n'umugabo umwe navuga ko amaze kuba umunyamuziki kandi uteye imbere atarakora concert nimwe ibi ni bimwe mu bintu nanjye nemera koko kari nk'ibitangaza super manager karibu kuri Arize. Asante sana Arize TV. Twerukanaga kera uri mu igaraje twerukanaga ubwo twari kumwe muri garage ubumwe uri murarira baranarize icyo gera abantu batumiye bangakuza byabaye nko kurira burya amarira y'umugabo ari umujinya burya nubona umugabo arakaye akagira atamarira rero bundi warabonye Harmonize avuye muri Amerika gukora concert aravuga agera harira burya utagira ngo abarire ni umujinya bayumva hari icyo yakora ariko kubera yuko nisi ari n'amategeko abatabyemera ukagira ugaca bugufi dubwo duherukana koko twari muri garage ubumwe yego kabisa abanyamakuru bose mwitabiriye igikorwa cyo kunshyigikira ariko hari babiri babandi nakubwiye ese ubu bameze gute babandi badezatinze Barax bariya baradezatinze Chitana Sabisibo nibo batari baje ubwo duherukana abandi mwese mwari bariya ibyabo nababwiye ko bazaza bagasenga itangazamakuru Abanyarwanda bakabikorera ku itangazamakuru no kubabarira agataho ngaho ariko ngo baradizatinze ni nko kwigumura ku gisirikare ni nko kwigumura iyo wigumuye mu itangazamakuru iyo wigumuye gukorera super manager muri uru Rwanda rutuwe n'abantu miliyoni 13 zirenga yego
ndibaza ko supermanager numwe wenyine ibyo byo ntago ari ni obvious it is vivid ni ibintu bigaragara supermanager numwe ni nkuko bavuga ngo muri Portugal Cristiano Ronaldo numwe nyine nta wundi nyine supermanager rero numwe itangazamakuru rero ritari kumwe na supermanager ubwo riba ryayobye abo rero barayobye ariko kubayobora ndacyabaho umwanya burya uzareba ukuntu Imana yahannye shetani yaramubwita ngo ayo mwanya wo kwicuza ukagaruka ukaba umwana mu rugo shetani aranga yanze Imana yavuga iti ndabona nta kuhinduka kwawe jya kwisi mu muriro ubwo mu kuzimu hitwe ngo nzaza abo uzayobora nako abazakuyoboka nabo bazabaho nkawe nabi herezo ryabo naryo ni ribi ariko abazicuza Imana irababarira ibyaha nubwo byabitukurika bigira umwenda wera nko wambaye rero nanjye umwanya ndacyawubaha ubu bari tayari bagusabye imbabazi wabababarira bari tayari rwose bari tayari bo bakaza ko bazasaba imbabazi Abanyarwanda ntabwo ari ukiwe mu cy'umusitari w'umunyarwanda ukunzwe n'Abanyarwanda benshi uwe mu kiki we mu cy'Abanyarwanda muri rusange super twigendera abo bantu nagira ngo nkubwire niki mbere yo gukora ikiganiro tukinjiramo neza ubu kigali gahunda yanjye manza gusuhuza abafana banjye abafana banjye ndabasuhuza ariko n'abatari abafana banjye nabo urabaramukisha kuko ndabizi ko bankurikira ariko umuntu abatari umufana akagukurikira gute banza oya duyi nawe burya ari igihe abagira ngo arebe uko utera imbere kandi buriya ari umutanzania kazi waririmbye ngo muombe adui yako maisha marefu ili aone maendeleo yako ngo sabira umwanzi wawe ajyabaho ntazapfe kugira ngo ajye ahora abone uko utera imbere kuko ashobora kugenda ntanabibone urumva byatangiye ari nk'umukino byatandika ngakazanyobuzanyo wa mugani w'umugande kabisa naye cyakwata ariko byarabaye kandi bizarushaho kuba kabisa ko nagira ngo ntangariza Abanyarwanda bose n'abandi bankurikiye kwa gatandatu zasinya contract nshya abanyamakuru bose babyumvira aha kuko bose sinashobora kubibabwira hari aba gira bari cyanyuma bakambwira ngo kutatubwiye kutadutumye ariko mbivugiye hakura Arize kwa gatandatu ufite contract nshya nzaba nsinya ari contract 8 muri iki gihugu aho bazabangira brand ambassador w'abantu runaka nabo muzababona ubigize ibanga iyo ni surprise nayo bazayibona ubigize ibanga twe ntabwo tujya tuvuga turakora twe nituvuga bazabibona ku munsi wo kwa gatandatu aho ngaho ubwo nzaba nsinya contract nshya muri za contract zanjye ndwi nasinya Esperanza uruganda rwa mbere rukora icyo Abanyarwanda bakunze yego nsinya Tom Transfers abo nibo bagurisha amamodoka ku giciro gitoya kandi amamodoka meza bakanagira supermarkets zabo none ibicuro bo bana bikubisa hasi ni nko kuyora ibishyimbo mu isoko nahoze mbona guhera ku itariki 9 kugeza kuri 30 hariya muri Expo no kugenda wiyorera akaba Migro shop online abo ngabo ha online bakakugezaho ibyo ushaka byose aho urutahavuye wibereye mu rugo hakaba magaze sports class niyo mpamvu ubona ndi fit ngira ngo urabizi mpora ndi fit jewe mpora ndi fit kubera imyitozo ngira ngo urabireba nk'ubu twaguhagarara yango nawe urabizi blaise urabona hano duhagaze nkamanuka gutya tap 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 urabireba bre kap 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 wabonye yose ni magaze sports class wabonye wabonye iyi ni magaze sports class mu kazi kose abantu rero bakora umwitozo bagira bate babonereho bagiye babonereho bageneza wabyumvishije magaze sports class mu kazi kose tukongera tukajya kuri garage ubumwe wavugaga tukajya kuri garage ubumwe tukongera tukajya kubitwa ngo ni power fix abo nawe nibo bubatse hanga wabibonye power fix ni ifu ituma amakaro yafashe kuri sima afata ntazameneke irinda humidite kandi sima ntishobora kwimanyura iyo wayikoresheje ushyizeho power fix rero ni produit nziza bayigane niyo bakoresheje bubaka convention center bubaka Kigali Arena bubaka za Sheraton n'ahandi ubwo urumva ko ibintu ibyiza birakomeza kwiyongera no kwa gatandatu ndasatura indi deal nkuko bisanzwe kabisa Abanyarwanda ndabashimira tutaravuga byinshi cyane ndashimira abafana banjye ndashimira abafana ba Arize ndashimira baradushyigikiye tugeza kuko iyo ubungubu tuba tudakora ntago abantu baduha amakontra ariko abantu baduha amakontra kubera ko tugira dute tugaragaza ibikorwa bikurikirana abone uko kabisa ibyo badashaka biba right manager warumaze iminsi ucecetse nyine sinaguherukaga ariko maze iminsi mbona status umubebe ameze gute se navuze ko ubuzima bwa supermanager bwitari hehe ni muri stade
ni muri stade n'uzabivuga mu bebe ari kameze neza mushobora no gusanga wenda afite ababebe 10 ushobora no gusanga wenda super manager muzi bimwe n'ibindi bitabizi erega n'ubuzima bwite none se ubuzima bwite kandi kuvuga ngo super manager afite ababebe 10 ntabwo byatangaza abantu si umustar nyine n'umustar aba ubuzima bwe nyine buri different nubwo abantu no kubyara rega na benshi baba bamukene kandi narakubwiye ngo ni ngombwa abantu mbagirene mbakorera ikirori kandi ikirori kizabera he muri stade kandi kizaba turi buke bakagira iki tukagira dute tugatora no kuvanga amatora ya president niba zaba kuwa gatatu super manager kuwa kabiri azaba yarayakoze ubukwe abanyarwanda nibyishimo bizavamo hajya mu bindi bazaba bavuye mu bukwe bw'umustari w'umunyarwanda ukunzwe bajye gutora president w'umunyarwanda ukunzwe n'abanyarwanda bose ubwo rero dutegereze amatora ntaragera akanama k'amatora nikamara gutangaza mwe muzabe umurye muvuge mutoke reka turebe sasa ku munsi wo bazatoreraho ko buri buke tujya gutora cyo twaraye mu bukwe bwa super manager iryo ni ihurizo yego bivuga se ko ariko umwana ameze neza wo ariko se nakubwiye ko ubwo ni ubuzima stade yacu twayigezemo nakubwiye ngo stade twamaze kwicaramo ubukwe nakubwiye ngo ubwo ni ubuzima ariko manager reka nkubwire urumwe mu ngira ngo na Instagram yawe abantu bagufollowingaga kuba Patrick bamaze kubona neza ko hari umuntu uri gupostinga iyi minsi aho suriye bukwe buzakorerwa ariko gereka nkubwire udatuma umeniba udatuma mvuga ku buzima bwanjye bwite kandi narabisezeranyije abantu ko muri stade ariho nzabivugira muri stade tuzakwirwamo arige na leta nayisaba ubushobozi technology yaraje bashaka bakubaka igera muri metero 50 hejuru nkajya nyikoreramo nuri cyangwa ukampembe nuri bugesera Nyamata akajya kurikirana ubukwe bw'umustari w'umunyarwanda ukunzwe n'abanyarwanda rega of course I'm a big brand I'm #1 superstar in Rwanda right now kuko nije ufite contrat zose ndwi nta wundi ahanganga ndabe hagiye kuziya 8 nta wundi wasinye ibyo bintu narakubwiye Diamond ndi ufite nyinshi ni jewe Diamond afite contract 5 wizi Lil Wayne muri America ni ufite contract ndwi Professor J afite 5 Harmonize afite 4 nawe niba atari 5 ubu ngubu branding za Vodacom na zaki ariko still now muri Rwanda ni ufite contract mfite contract indwi iya 8 igiye kugira gute kuzamo ako manager uvuga gute kari wowe ufite contract nyinshi wowe ubundi reka nkubwire contract usinya singiye kukubeshya mba numva zo za Power Fix nkumva izo za Tom Transfers ariko harabanzi basinyana na za MTN Airtel kucyo sinye du contrat duto none se ngiye kukubaza Airtel na MTN bakora iki bacuruza itumanaho bacuruza amatelefone n'amatelefone sibyo bagacuruza amayinite sibyo hanyuma se Tom Transfers icuruza iki amamodoka hanyuma se urafata urushinge ukarugereranya n'urugi ndetse manager MTN ni societe nini ubugiye kuvuga ngo wasinye ngo ubugiye kuvuga ngo wasinye contrat ya danger oya fata MTN ugereranye na Tom Transfers oya abanyarwanda tujye tubabwira oya nuso byivugiye se no byivugiye wowe no byivugiye abanyarwanda nga baraza guca urubanza no byivugiye uravuze ngo ariko ngo super barajya ngo sinya contrat ngo za Power Fix no se Power Fix nawe nyikubwira umenye icyo aricyo nakubwiye ngo ntugafata urushinge ngo rugereranye n'iki n'urugi mubwira Power Fix nayo icyo aricyo Power Fix ni societe y'Abanyaturukiya yubatse stade mu 2010 zose zakiniwe igikombe cy'isi muri Afrika y'Epfo Power Fix yubatse Leopard Sedar Senghor wabyumvishije ni stade i Dakar muri Senegal Power Fix yubaka Convention Center Power Fix yubaka Kigali Arena hanyuma abo bantu nijye wabereye brand ambassador none urambaza ngo none se go super manager ngo hano haba societe ngo MTN na Airtel uko tareza ngo koze manager abantu wait hold on gereka nkubaze je nakubaje no byivugiye yego kabisa no byivugiye bakora iki ubucuruzi bwabo aho ngabo bariya ni societe zikomeye cyane kandi zifite n'amafaranga nk'ubu King James yasinyanye na Airtel na Majid Black jewe ndabyemera ibyo uvuga ndabyemera sinanabihakana gukomera bakomera batakomera ariko buri wese umubingwa agira hejuru y'indi umubingwa use nakujya wifuza gusinyana na Airtel je nakubajije wambwiye ngo ariko super manager ngo wasinyanye na Power Fix ngo wasinyanye ngo na Tom Transfers bacuruza iki imodoka imwe ya Tom Transfers ushyize muri za telefone za butushagura nkangaye
Oya, ariko bino bisa nkaho Tom Transfers imaze imyaka itageze kuri no reka nkubaze MTN imaze imyaka myinshi cyane muri iki gihugu irenga 20 sibyo ngo nguvuze ngo iki MTN Tom Transfer ni nakana ugereranyije amafaranga ari gajya wemera ugereranyije na MTN nyine Tom nakana jewe Tom Transfers nyikorera nka brand ambassador ibijyanye n'umufuko wayo n'amafaranga wayo bafite ibyo ntibindeba ariko noneho manager njye muntu MTN waryoha ariko noneho reka nkubaze MTN cyangwa Airtel abo ngabo wavuze bagiye hariya bakavuga bati twebwe umwe akavuga ati direct ati manager direct ni CEO sibyo deje siko bamwita ati ndi deje wa MTN bati wenda n'urugero abantu niba bazi wenda n'urugero ashyumu mbose ntibabazi tugiye mu kindi gihugu aho MTN itari akavuga ati jewe ndi ati mukora iki twebwe dufite tuje gushaka isoko hanga kugira ngo tuzakorere ibikorwa byacu aha twe dufite societe izagikoresha itumanaho tugurisha amatelefone tunagurisha abantu amayinite kugira ngo bakore communication abantu bavuga bati yes it is good and right ni byiza cyane nabyo turabikeneye biranakeneye kuko communication ni ikintu cyangombwa burya mu cyongereza baravuga ngo communication is power ariko ndakaza akavuga ati genje gushora imari hano mu Rwanda nako mu kindi gihugu n'urugero nzashyira hano uruganda rucuruza amamodoka uza uwo wumva ari umu-investor ukomeye n'uwuhe ibyo ari byo byose ni w'amatelefone n'itumanaho kuko jewe nakubwiye no wait ye nakubwiye nabo ndabubaha n'ibikorwa byabo ndabyubaha baranakora ariko nanone ntago wambwira ngo manager ngiye kintu ngiye cyo nagira nkubwire rero nyeka ko MTN rega na Airtel babona uri brand ntoya wait baba brand ntoya warasomwe n'abantu barenga miliyari isi tuwe n'abantu miliyari 7 isi yose all the world more than 7 billions of people all over the world kwisi hose abantu barenga miliyari 3 baransomye giye baranze ubyemeza gute nanditswe n'ikinyamakuru cyitwa gold.com ni ikinyamakuru cyandika abastari gusa kwisi hose ndabikwereka je sinjya mbeye icyo kinyamakuru nta munyafrika n'umwe ushobora kugisangamo kereka umuntu ufite igikorwa yakoze gikomeye ariko igihe nari ndi mu biganiro na Ravante muri Spain cyagiye Medica gere bamushakaga banyanditseho ara na hantu wanakwereka umuntu none se ubwo ndi brand ntoya gute niba miliyari 3 zirenga zinze niba naravuye hanga nkagenda niba ibinyamakuru bya Tanzania na Kenya na Uganda binyandika nta wundi mustari hano mu Rwanda wandikwa n'ibyo binyamakuru bitandukanye na urabizi niba umuntu nka Edikenzo akurikirwa na miliyoni imwe irenga akaba afite followers barenga miliyoni imwe kuri Instagram akaba n'ubwo yaranshyize kuri Instagram ye naranze kuvaho yarambrandinzeho umuntu nka Baby Cool akaba yarampostinze abana ba Kenya Nairobi nka DJ Mfawuma akaba yarampostinze umuntu akurikirwa na miliyoni na Nairobi Kenya ubona bavuga bati uyu none se ubwo ndi ahubwo vuga ngo bashobora kubavuga bati ubushobozi bwa budget yacu ngubu bwo gushobora twatishigura supermanager ntibwari bwaboneka ariko ndabizi nibuboneka bazambwira bati ubu ngubu twabonye ubushobozi noneho bujyanye nuko nawungana ngwino natwe twakuze twamamaza cyangwa ntago ariko igihe cyo guhabwa umugisha na MTN na Airtel ntago kiragera no simple clear nabo nakubwiye ngo buri wese ufite business muri iki gihugu cy'u Rwanda ushaka kugeraho agera cyangwa ushaka kugera ku ntego yiyemeje mu bucuruzi atankuresheje ntiyayigeraho niyo yayigeraho bitinze nako niyo yanayigeraho gute utakoresheje big brand supermanager manager uri umugabo wo kubihamya narinda hanga mamagaye n'abantu bangaye bashaka imodoka muri Tom Transfers mamagaye n'abantu bangaye ni benshi kabisa none wambazaga ngo Tom Transfers ngo nakana ngwije vuba ngo ariko MTN yahozeho kera uzakurikirane Ruwifigo yakinnye umupira igihe kinini Cristiano Ronaldo aza record yayikuraho ibyo ni bizagukange kuvuga ngo uyu ngo numurigendi uyu muntu muri ariko umwana akaza none se ubu ndaguha urugero bamakanyaga saba rigendi ba Mavenge Sudi saba rigendi ba sibyo none se ntari abahungu bajanga bagakubita umuziki bakabarenga none imiziki yabikabirebwa ku rwego rwa international ariko Mavenge Sudi ntiyaririmbye anga tukemera rero ntiwavuga ngo uriya ngo kuko ngo yantanze kera mu kibuga ngo burase nakora ngo murengeho umuha icyubahiro cye nk'umuntu wagutanze mu kibuga rigende nirigende ariko kumurengaho ibyo nibisanzwe urakora ukamurenga rwose nawe agasigarana amateka avuga ati umwana araje kandi aradupikinza duciyeho oya birashoboka tukiri ku bintu bijyanye na football waruvuze ku bya Luis Figo ukuntu bagiye
ba Cristiano babanyuraho n'ikibi kandi koko nibyo ahubwo nagira ngo nkubaze uyu munsi yari match y'igikura nkota manager uvuga ko ari wowe ngo ebana ushinzwe imikino ngiye nakubwiye nabwo nza ebana gucuruza abakinnyi ngo ni ibintu byawe ibintu bya football mbivuga ko bisobanukiwe ubu kugeza aka kanya rero na aperi yihuye biba bivuze iki kuri wowe ni derby idashinga ni derby idashinga kuki bidashinga kuko ni derby itazwi muri Afrika idakurikirwa n'ibihugu byinshi wabyumvishe ni derby idakomeye idashinga ni derby yacu gusa Abanyarwanda twebwe iri loko kabisa iri loko ariko ntabwo ari international derby hari igihe ari igiye kuba international derby ariko byaje gusubira inyuma ariko wenda bizatungana na corona yabigizemo uruhare ariko nk'ubu ngubu kuko u Rwanda rwemeye ko abanyamahanga batanu bazajya bakina ndizera ko mu minsi iri imbere hari igihe ari igiye kuba international derby igihe Azamu yakoraga hano mu Rwanda yerekana iyo derby yego Azamu ndayibona urabyibuka yerekana uriya mupira twari dufite ikintu tugiye kugeraho gikomeye ariko urabona derby yacu yerekanwa yego n'amateleviziyo yacu arayerekana ariko ntago abantu bari biyumvisha ko amateleviziyo yacu ari amateleviziyo ya sports ariko Azamu iyo ni special for sports iriya Azamu 2 hari Azamu HD1 na Azamu 2 zo ni special for sports nta kindi gicaho n'umupira gusa nkuko ureba za Canal Plus yego ubu yari derby itangiye kumenyekana ariko ubundi derby uko zikurikirana derby ya mbere ku isi nako derby ya mbere muri Afrika ni derby ya Zamalek na Arahiri mu Misiri derby ya kabiri ni derby ya Orlando Pirates na Kaizer Chiefs muri Afrika y'Epfo derby ya gatatu ni derby ya Casablanca yo muri Maroc na Wydad Casablanca na Raja Casablanca muri Maroc yo ni derby ya gatatu derby ya kane ni Etoile du Sahel na Esperance de Tunis zo muri Tunisia derby ya gatanu ni Simba Sports Club na Young Africa muri Tanzania derby ya gatandatu ni Venkrebe na Tipi Mazembe muri Kongo abantu ntibari babizi burya Mazembe na Tipi na ntuzabizi nyuma ya Tanzania kuko Tanzania igira abafana benshi cyane urarebwa kandi urakurikirwa izo ni derby nazi gupangira zose derby kugeza ku 10 ntabwo Rwanda rurimo nta abe namba unanarebye n'amakipe yacu ubu ngubu asa mu myanya ya za 50 arenga iyo bivuga ko rero hari igihe Rayon Sport feke nta kintu bivuze hari igihe Rayon Sport yari yazamuye idarapo neza yageze muri kimwe cya kane urabyibuka ariko nayiza gusubira inyuma aperi nayo kubera gukinisha abana b'Abanyarwanda no kubateza imbere kuko n'abanyamahanga nabo twajyaga tubakoresha nabo byo tubatezemo ntibabibone baravuga bati n'ubundi turaba amafaranga menshi kandi byo bakora n'Abanyarwanda babikora reka turebe ariho kugeza bakakanya yewe ndu open derby yacu ni derby ciriritse derby yacu nyine iriroko cyane rwose iriroko bivuga ko rero wowe nayo mpamvu twitabira imikino nka Sekafa Kagame Cup tukaba banyuma kandi umukuru w'igihugu cyacu ni utanga ibihembo igikombe kiratwitirirwa cyitirirwa umukuru w'igihugu cyacu ariko tekereza tukaba ari twe tuba bamurizo mbese tukajya muri nk'imperekeza nkuko umuntu yazi wakagutwara ibyawe kandi wabishatse ubwo se urumva ibyo bikora wowe ariko ubona manager ikintu discipline yafasha kubijyanye na football oya ntabwo ari discipline ntabwo ari football gusa discipline ni fondation yo gutera imbere cyangwa se iterambere muri buri kazi kose mu kazi kose wakora haba mu mupira haba mu muziki mu gisirikare mu gipolisi mu kazi ko mu biro discipline niyo fondation yubakirwaho kugira ngo ugire iterambere mu kazi kose cyangwa se ugire icyo ugeraho ugira agaciro habwa agaciro mu kazi kawe discipline niyo yubakirwaho nahoze numva ejo bundi umukinnyi safe bavuga ko yaba yahagaritswe n'ubundi ngo bitewe n'ibintu yari arimo harubanza yarageze igihe n'ubundi akajya asohoka ajya mu maclub ibintu nk'ibyo wemeza ko football ishobora gupfa kubera ko yakoraga ibyo byose kariyeri yishobora nibyo discipline none se ntago Balotelli discipline yo yishe kariyeri ye kuko Balotelli yaza gukomeza kwitwara na gukomeza uko kutitwara nkuko yitwaraga agakomeza umupira kuko Balotelli yaza umupira cyane ntago Balotelli yari umuntu wo gusubira inyuma Balotelli yari amaherezo yari buzashyirwe mu bantu bahangana na Ballon d'Or ariko ikibike warabibona wagira ngo yabaga yanyweye ibitabi agakora ibintu nawe ukavuga uti si nguyu discipline rero niyo yabuze akazi karapfa
aho ni neza. Amahirwe urayahande rero hagati ya APR na Rayon. Derby yacu yita derby yacu ntabwo ari international derby. Yego. Bayita home derby ngabivuga. Home derby. Iriya yitwa home derby ntabwo ari international derby. International derby ni derby zikurura amaranga mutima y'abantu benshi. Iriya yitwa home derby. Home derby rero Abanyarwanda twe turi bakeya. Nka Rayon ifite abantu benshi miliyoni banza bumve miliyoni 13 tufata abakurikira umupira ndakari miliyoni 2 cyangwa wenda imwe da. Reka tubare 5. Wende 5 da. Kuko Rayon burya ifite abantu benshi. Hanyuma Zamalek iyo yahuye na Arahiri cyangwa Simba na Yanga zahuye bakurikirwa n'ibihugu birenze 60 ku isi. Urabyumva bitandukanye. Ibyo iyo research ndayikoze. Nabahanga mu by'umupira n'abahanga mu by'imikino. None se ntabwo tureba statistique buri gihe nibazerekana. Orega ori nararibonye niyo mpamvu mbangubaza bino bintu. Kuko buri gihe bigaragaza. Kandi abantu baraza kubikubwira. Muri comment buretse ko derby yacu yari igiye kuzamuka cyagiye nabikubwiye igihe Azamu televiziyo ya Azamu yajyaga yerekana umupira wo mu Rwanda burya yari itangiye kujya yazamutse byarangiye kubera ko Azamu bayiziho muri aka karere k'ibiyaga bigari. Yego. Kuba special for sports. Rero Azamu yajyaga ikora abantu bo bita ngo ni wacambuzi. Abakorana Arize bagatangira kuvuga kuri uwo mupira bakavuga derby yo muri Uganda izabagiye derby ya Tanzania kuri Azamu ubona sport urabona nk'ubu Azamu sportinga muri Malawi muri Tanzania muri Malawi muri Tanzania muri Uganda naho ntigisportingayo ari ukuntu batumvikanye hagiye Star Times ya no muri Kenya iracyari yora muri Kenya ndumva nawe yaravuyeyo urumva ahubwo muri Zambia muri Malawi muri Tanzania ndavuga niyo mpamvu ubona nk'abakinnyi benshi bagenda bakajya kubona amasoko yo hanze. Zambia ifite abakinnyi benshi uzi ko Zambia ifite n'umukinnyi ukina muri Premier League man. Ntago yimbizi ba kubera iki kuba sportinga kubera baba baca kuri televiziyo mpuzamahanga. Rero abakinnyi bacu hariya na amahirwe babuze. Ariko kuko babishyize muri Roko TV wenda nimara kumenyerwa cyane nabyo bakabishyira mu buryo bw'imikino harukunda abantu bazabibona ariko birasaba ko abantu babikangukiye bakabibona kuko ubundi televiziyo haba hari televiziyo ziba zihari ziri special ku mikino gusa nka za Canal Plus buriya nka Canal iyo urebye cyangwa Super Sport ubu uhita utekereza ko ugiye kureba iki ibintu biri international nyine biba bikomeye kandi by'imikino ya ndakubwira we nkawe ugiye ugafungura televiziyo ukabona handitsemo ngo Super Sport utekereza imikino nyine nta kindi. Alright manager rero warumbajije ngo yatsinda anga amahirwe uriya mukino rero urakomeye komeye ariko ugeze aho urabyemeye noneho nubwo ari derby yacu ariko urakomeye mu ku rwego rwacu ushubije neza aho ngaho ku rwego rwacu unyunganiye neza urakomeye ku rwego rwacu ariko simbona ko Rayon Sport yakwemera gutakaza uyu mukino none simbona ko APR uyu mupira w'uyu munsi yashobora kuza kuko ubushize nakurikiranye umupira Ruvumbu yari yabamereye nabi cyane aba defenseur b'inyuma wenda nubwo nabo n'uyu nguyu waje wo mu Cameroon nawe n'abagenzi be ariko APR yatakaje abakinnyi benshi hari abana bagurishijwe bajya gushaka amasoko hanze. Yego. Ndabona bishobora kuza kugorana kuri side zomba ariko ngiye kubwanjye amahirwe menshi ndabona nya Rayon Sport. Kuko APR yavuyemo abakinnyi benshi bajya gukina hanze. Urakoze cyane kuba umufana nawe wa Rayon. Manager mfite ikindi kibazo. Ntago ndi umufana. Ntago uri umufana. Ngiye nkorera bose. Rayon Sport burya ifite abakinnyi APR igirira abakinnyi APR harimo umwana wanjye ari umunyezamu ayishakiye Etienne ryo mushyizemo hari Rayon Sport nayikoreye ibitangaza yageze muri kimwe cya kano wowe urumuhamye wo kubihamya sibyo barazaga hariya kabisa muri Paris Nyandungu. Yego manager utambeshe rero jewe nk'umu manager nkorera bose ndi umubyeyi ariko nanone kuvuga ukuri ndeba ntago ari bibi. Niyo mpamvu nkubwiye mutsinzi yanje yaragiye Manzitsiri yaragiye Mangwende yaragiye abo nabana bavuye muri APR. Yego urabona kugira ngo APR ize gukina stamina nguri ya mupira w'uyu munsi ndabona bitari bworohe.
ntago byayorohera. Manager, hari ibintu bimaze iminsi bihari, ngira ngo ubushize rufite uburakari bwinshi cyane kuri Kisama Award, uvuga uti ntago bankina ntibanamvuga kandi kuko nibyo tiri bashaka bazanasiba indirimbo zanjye kandi oya, ariko namenye ko hari indi award. Manager, reka manze ndangize, hari award yindi yateguwe yitwa The Choice Award, iri gutegurwa na Phil Peter ndetse na televiziyo mwakoreraho gutya, kandi Phil Peter ni inshuti yawe. Hari ikintu yagutangariza cyangwa uraza gukuraho naho ntago uri buvuga? Phil Peter we ni inshuti yanjye, twapanze ko tuzakorera mariage rimwe. Oze muza warubizi Phil Peter ni ko numva stade. Use Phil nawe azaza muri stade? Oya, bazayikorera kuri televiziyo akoraho. Ibyo bizabica kuri iyo televiziyo akoraho. Ariko yaravuze ati super manager natangaza mariage nanjye nibwo nzayitangaza. Ubwo urumva ko ni muri babandi nespira, kandi ndamushimira ko abashaka gutera ikirenge mu cyanjye. Ni byiza, ntabwo bari umuntu abanjye nabangira ko babaho. Hanyuma warumbajije ikibazo cyuko ngo ubu nutaza kugaragara mu urumva ari umuhanzi, uri n'umumanager mwiza, wereka nkwereke. Ubundi wowe nka Peter nk'umuntu w'inshuti yawe, nushaka kumubwira uti wowe shaka kategori nkubita ngatsindire, ntabwo babinshyiramo kuko icyambere ni inspire. The inspiration of the youth. So kuva ni inspiring, narabinspirinze bakore bategure n'ibyo byose. Jewe gusa nzajya nza kubiha umugisha, ibyagenze neza mbabwira ntari amwabikoze neza, ibyagenze neza mbabwira ntimutamuzi ko sora. Gende kuri level yini, nyine ngurabizi amonaza level, gende kuri level yo guciringa na Wizkid. Mfite contract 8 yinjiye tayari, iri wayini niwe twagana tugasangira ku isahani imwe. Abantu nk'abajyagwa ni umudepite muri Kenya, abantu nk'aba Professor Jay, abantu bari kuri niveau yanjye. Ubwo shaka kuvuga ko Phil Peter atari kuri niveau yawe? Ni bari umuntu abanjye, ndanabifuriza iterambere nabo bavugaga ba Kiss. Ubuse ndaguha urugero, nk'ubu Kiss nkinnye cyangwa ikampawadi byamarira iki? Wowe yabimbwire wowe, nk'ubu Kiss nkinnye nihehe yangeza ntageze. Manager, ariko Kiss urumva ni ndakuba gikomeye. Oya award uyibika no mu rugo ukanishima. No, genda kubaza urugero. Award yanjye ni amafaranga, genda nyakora buri gihe. Nasoshaka kuvuga ko award ni amafaranga barimo. Award bagenda bakagura award nubuze kujye. Manager, bino bintu bishobora kuba nko gusebanya. Oya, award guri 10 cyangwa 15 muri by'amadolari ari. Oya, mu iduka iby'Abanyarwanda, mu iduka ryo ryose rigurisha ibikoresho bya siporo, nabyo bya siporo bidasobanutse. Kuko irya siporo bisobanutse ni magaze sports class. Ubu baragenda bakayora ahandi hose. Barangiza urabona nyeneye karwasha aburoze gukira umwana nawe koko urabona nyeneye koko awadi koko ya Kiss cyangwa promotion yo kunyirira cyangwa The Choice. Ubuze ne bangeza nageze miliyoni 200 se nawe na Esperanza bampa miliyoni 30 nawe na Ginuwe n'urufurusoro gisenta abandi bavura abantu bavunitse imigongo n'abana bavuka badashyitse bakabatunganya ugasanga umwana aragenza yari yaravutse afite ubumuga. Ikisi ndakubaza uvuga ko ibyo bintu byabo ntabyo ukeneye. Diamond ko atakinwe na Magic FM, ntakinwe na Clouds TV, ntakinwe na Clouds Radio, byabujije Diamond kugera bashaka kugera. Oya nsubiza abo bantu nta rwose nta kintu byamukomye mu nkokora. None se nawe uri kwigeranya na Diamond? Oya n'urugero. None se ngiye kukubaza, nkunda kubivuga ariko nawe reka mbikubwire. Ubundi umuntu wese w'umugabo, umuntu wese nambivuze n'umuntu ndi gusubiramo, umuntu wese w'umugabo bari inkotanyi. Kandi inkotanyi igira option A B C D, no kuvuga ngo iyo ukoze kimwe kikanga ushaka icya kabiri, ariko icyo ushaka ukakigeraho. Ninjiye nibwo bwa mbere mbivugiye hano kuri Arize. Ninjiye mu muziki, ninjira mu mupira. Barabanza baravuga bati umutara mu mupira arawufasha, dukoreyemo amafaranga arakiza. Hari abantu nasanzemo bari hariya bari ngo bari muri za showbiz, ngo bari mu byaki gutegura abakonseri, bane ngo nabanyamakuru ngo muri za showbiz. Ndaza mbacaho mbarikiraho baguma mu burushyi bwabo, bakajya babibona nyine ko nabataye batangira kungirira amashyari, barafite nabaca hasi. Hasi ngo barwanye mutoto wa Mungu. Mutoto wa Mungu se bamurwanye umwana w'Imana, umwana usengeye mutoto wa Mungu ntubizi kabisa. Abanyamakuru bamwe bataraba umwuga, abumwuga bo ndabazi, abanyamakuru bo nivuga abumvuga bo bariyize, simvuga bose. Abanyamakuru bambabarire, nibo nubaha, nibo nubanda bubaha, kuko sinakabaye ndi umustar, sinakabaye narashininze, sinakabaye sinya contracts zose atarimwe, ariko abumvuga bo bariyize, barimo bariyumva. Barimo bariyumva bakora
chini batenganeza utuntu tw'udutiku batenganeza iki ngo basubize badman inyuma birashoboka se muzihe nzira za kamera za YouTube za Instagram za mikoro biragoranye ndetse barabashuka manager ikindi kintu wenda reka tuve no by'amaward urabona ikintu kimwe cyonyine cyatuma bansubiza inyuma nuko bangira ikiragi byonyine baraza kumva ikintu kimwe cyonyine cyatuma nsubira inyuma Abanyarwanda cyangwa se abantu bakamvaho nuko nabikirage nkabera ngo kabisa cyagiye hakoreshwa super glue cyangwa hakoreshwa uburozi naho habiri mu buzihe nzira za mikro ubu nureba nk'ubwiza nitangazamakuru ryose riri mu Rwanda uyu munsi nubwo ryavuga ngo super manager tugiye kumufatira imyanzuro ntago bashobora guhuza kuko harabavuga bati icyambere super manager no umwana mwiza abana neza n'abantu ngire ngo blaise umuntu wo kubihamya nta munyamakuru numwe nari nabangamira ubu uzajye ubona mfitanye ikibazo nawe ujye umenya ko ari we cyaturutseho kubera ya mashyari bagira ngo nteye imbere ngo aradusize yaraza dusanga hano narazamu n'umugisha we wese ubu blaise wowe kwejo bundi waje ukaba urimo kutambuka waka ukaba ufite ibintu nk'ibi ukaba urimo kwizamukira manager reka tureke ibintu byo kwaka hari abantu biba biri kubabaza manager reka nkubaza oya none se ngiye kukubaza mbona amatwitsi ngo ufite ibitaro manager ibitaro byaheze he urakoze reka mpite nkubaza icyo kintu naba nawe unyibarira ikibazo cyiza oya ari ibitaro numvise ngo super hospital ng'icyabantu nkabona bataginze ariko nkavuga se super manager ibitaro bigeze ubu utaranyere ese nibyo uzasinyira kwa gatandatu nibyo uzalauncinga bimeze gute buretse gatoya ngewe nanga kuvuga ibintu twumva ikintu cy'ibitaro kuko super nuramuka none ugize ibitaro n'imitima yahungabanye n'iki byose uzajya ubavura umba nsanzemo na message nziza ufite kontra ya 8 hagiye kwinjira niya 9 niya 8 ntarayisinya ibi ni bikwe aya n'amafaranga bamamagarwa reka turebe njye usoma rebe Emilie zoominga hano mbabara zoominge turebe focus uretse turebe ayo n'amafaranga yose ugenda uzoominga baragira bati gahunda twatahanye n'uyu munsi bro anytime nuza turaba tugutegereje okay use niba ari gahunda y'ibiryo ntiba ari ukurya saga itonda ntago urwo rwego nararurenze ngaho ibyo bitaro naranasoza ibitaro birahari ndashaka kuzafata umunsi nkafata itangazamakuru biri Nyanza mu majyepfo ahubwo urananyibukije ndashaka kubaza n'umurinzi nashyizeho ko hari ibikoresho byagezeyo nicyo nshaka kubutonda ariko se ufite ikibazo cyane twe ntabwo tuvugisha amagambo ibitaro ko bihenda koko ibitaro ko bihenda cyane buriya hanyuma agenda oroshye uri super manager tugende hamagara umuzamu uko ngende kubona urakaze oya nawe urakaze ahubwo ndi gutekereza ubuzima ndoroshye rero oya mba ndi gutekereza hanyuma se bitaro urabona ndasinyira miliyoni 200 ukabaza ngo ibitaro kandi nsinye ntwari wari tunzisinye none se ecography guranga si miliyoni 200 ndakubaza yego ntago wari uhari nari impari ntago wari uhari nari impari reka twumve uretse numva ahubwo ko uyu katwumve kuko manager buriya ibitaro na mahirwa bayiyongera mambo vipi habari za huko bana salama sasa mambo yanaendeleaje kazi inafanyika au bado sikiliza kwanza nakuuliza yule jamaa kuna mtu ambaye nataka nikutumie atakuja nadhani kama mida ya jioni kutoka hapo kufika Nyanza nitamtumia nadhani kesho atakuja huko Nyanza atafika kesho lakini usalama unaendelea vizuri hakuna tatizo usalama unaendelea lakini hivyo itabidi nilipe wewe usijali mambo yote wewe utaniuliza wewe usijali mambo yote utaniuliza wewe cover kila kitu alafu tutaongea baadaye sasa hivi niko kwenye mic sawa kamanda manager aranakubwiye ngo
ashaka kugira ibintu yishyura ubigaragaza ko no musore utanamwishyura oya ntabwo yaravuze ngo arashaka kugira ibintu yishyura aravuze ngo yaragiye kuvugira amabanga y'akazi kuri mikoro nyine ngalafu nataka yaravuze ngo nataka nilipe yaravuze ngo hari ibintu mwanyoherereje mbona bitari byishyurwa kubera ko receipt ntazarangira ubwo rero itangiye bitarishyurwa nanjye hari ibyo wenda genda utaramwishyura genda kandi noise imagine impamvu ni sawa ahubwo urakoze nagira ngo mpakikishe ko ameze ate ameze neza nari nanabyibagiraga mafite akazi kenshi ariko wumvishije ubu se nituvuga noise namubwiye ngo tegure Nyanza hanyuma ibindi by'ibitaro byo nagira ngo mbabwire muzabibona sinjye mvuga ikintu mbeshya narababwiraga ngo nzasinya kontra bakavuga bati Superman iri jambo ndivugiye Abanyarwanda nibabona mbabeshya bazamveho ibitaro nzagira nte uzabitwereka nzabyereka itangazamakuru n'Abanyarwanda bose kumugaraga kabisa kumugaragara kuko nkeka ko hanyuma icyo gikorwa muzambwire ko atari kindashyikirwa nta wirata cyangwa nta wishima umuntu ashimwa n'abandi ndashaka ko uwo munsi nk'abanyamakuru muzagira namwe icyo mwigisha abantu ibi nabikwiye kuba star bateye imbere ba Sadio Mane ba Cristiano Ronaldo bakora ibintu bigira icyo bifashije abantu wenda sinzubaka ibitaro bikomeye nko mu rwego rwo muri Amerika cyangwa bya Tokyo ariko mu bushobozi bwanjye namwe muzamatike muvuge mutari icyo ufashije Abanyarwanda nk'umustar rero itonde tureke kugabura ibitaragira gute bitarashya okay Witonde oya nditonze umura icyambere nuko abakunzi bawe babimenye ibyo bintu kuntu babimeze batazahera mu gihirahiro ahubwo manager tukiri ku bintu bijyanye n'ubundi na business ikintu cya business kindi ukora music yawe imaze gufata indi ntera natangiye mbivuga muri intro manager kuki uri umuhanzi mwiza nahoze numva za Sheila nahoze numva Sexy Lady ariko itumubita kakano ko muri Sexy Lady guys babadahu karakana kujya duhita tugenda nkubaze n'ikibazo nyirizina uri umuhanzi mwiza pe ufite indirimbo ngeyo nzumva ku maspika mba numva ari fresh ayo parfum medabour satisfaction at one time me ya the teacher me ya the man me ya the chantama from East Africa ayo parfum medabour satisfaction at one time ese manager reka nkubaza ko urumva ufite indirimbo nyinshi byamaze kumva indirimbo zawe nyinshi pe n'ama video barahari icyo udakora concert urakoze cyane giye buriya mbaho nka Jay-Z ubuzima bwa Jay-Z muri Amerika ni nk'ubwa Superman ajya mu Rwanda buriya mbaho nka Jay-Z Jay-Z buriya asohora album akamara imyaka nk'itandatu anakora concert yajya gukora concert bikaba ngombwa leta kuri indege nakajugujugu n'umutekano ugakazwa cyane kurenza ibindi byose nanjye niko bizaba kandi ni byiza gutanga inda y'abukuru nkatanga umwitangirizwa abandi bana bakabanza bakajya mu kibuga bakidagadura kuko na mbere yuko Yesu abatiza habanje kubaho uwo bita Yohana mubatiza aravuga ati gende mo ndabatiza ariko azazubatiza by'ukuri abantu rero nibakore concert ariko azazukora concert by'ukuri ari we Superman ajya ibyanjye ni Sirosi Robert Shuwa ntuhubuka ariko urasa muri target aho hantu ni sawa cyane reka dutegereze iyo concert wenda gusa ipfa kutazahera ihera ne ubuze Aga manager ukuntu no buvuga cha nawe isi warayibabaje kabisa uziki utaza gukira wari gusalira mu Rwanda bizina ry'Imana ukuntu uvuga manager bidakira wari kubumeze uvugisha ukuri ugiteka kanu kakamoto kaza muri interview ugakubita imyaka 3 njya nkuzi ibintu manager mana nukuri kw'Imana idakira ari gusalira i Kigali uzabundinde burundu n'abankomoka ubutinde bw'ubukene Imana iza Imana icyubahiro ni ikimana ikintu nge mba mbona rero nkubwire ntinya kavuge hari kakukana iyo udakira iyo ntakira sinzi aho mba ndi nanjye wari kwiyahura wari kwiyahura kuko nge nkuzi rwose uri umuntu usanzwe yashize iminsi mbona umuntu atwaye ikintu si ibintu bibaho mbona ibintu bikugenda bisimburana manager wari gusarira i Kigali none ukuntu ukundira nawe se karende ba parfait yawe parfait irimo hariya ndaza kubera iriya yiterwa nanjye na Cristiano Ronaldo gusa mwenyine bayita football perfume ndabikwereka n'abantu babiri bayifite nige na Cristiano Ronaldo mwabibonye se kabisa nayemeye kabisa ahubwo nyine ndekera ndi kuvuga gira ikintu uvuga ku kintu cyuko iyo udakira manager ari kunywa sumu yapanye cyangwa sumu ya mutu ako mana
Imana koko gira ikintu ubwira Imana oya nta wiringiye Imana uzaseba nicyo nyibwiye Imana icyo nyibwiye nko kuvuga utigira icyo ibwira Imana warakoze Uwiteka Mana warakoze kumpa ibyo nifuzaga no kugukiza amenyo y'abasetsi no kunkiza amenyo y'abasetsi sibyo kumpa ibyo nifuzaga se kuko guhera kera ndi umwana muto narakubaganaga nkunda ubustari ndabyibuka nakundaga kuba umusitari cyane ndibuka ndi umwana muto cyane niga mwaka wa ndi mu wa 2 segonderi aribo niba atari mu wa 2 mu wa 3 aho ngaho u Rwanda rukina na Cameroon dutsinda ibitego 4 ku busanga ndagiye nashaka Gatete Jimimane Gatete Jimi cyo gihe ari umustar hitinga byatari ndamushaka ndamubwira ntiwamfashe ukantwara muri studio Jimi rero urumva kubera n'abantu babaga bamufrustrating mwana Gatete Jimi yabaye umustar muri iki gihugu Gatete Jimi yabaye umustar mani ndabyibuka afite akamodoka ka serika gutya akata hari imbere ya hari umuntu asa nk'ujya Kimironko gutya cyo gihe umupira warangiye turahura ndamubwira ati wantwaye muri studio amfata akaboko gutya arandeba aranyitegereza nk'ubudisi ntabakibyibuka we nk'ubu ntiyanabyibuka ariko wenda arabyibukira nk'ubu ntiyanabyibuka waba mbona ntwika ariko giye buri uzari bikintu ukoreye umwana ntajya kibagirwa amfata gutya arandeba arambwira ngo ejo uzaze ngo twari muri stade hari harimo studio ntabwo yambwiye nabi pe ngo twari hari muri stade ngo harimo studio ngo hanyuma ngo turebe ngo nese nk'umuziki urawufite n'umuziki ndawufite nzi no kuri coding nako ninabuze undi codinga gusa ahako rero ngarutse twagiye nsanga bari mu myitozo batumambuza kwinjira kurumva aperi yabagiri mu myitozo kandi muri stade wakwinjira sute ntago bibaho nasanze abantu babuza kwinjira yari kinakomeye ubwo nka ryari kandi mvuze ngo ndashaka Jimmy bari banyishe umurinzi arambwira ngo nde ndavuga ndashaka Gatete Jimmy toka urumva kuko manager arahuritse burya ndabyibuka ubwo nyine babirangiriye nubwo heruka Gatete nubwo mperuka Gatete nyuma naragiye za Dar es Salaam nibwo naje kubona Gatete ngo akina muri St George muri Ethiopia nyuma nibwo naje kumva amakuru abantu barambwira ngo yagiye muri Amerika nuko Gatete ubundi nza kujya mubona akamaze iminsi ari Kinshasa ubwo nibyo nyine n'ubuzima wana mu Rwanda agiye kuza urabisi ko Kofi Olomide agiye kuza mu Rwanda mbe Kofi tuzaba turi kumwe ntago ese manager Kofi ubwo muzavuga niki igiswahili ariko no igifaransa ndakizi igifaransa urakizi ariko mbwira oya Kofi ntago tuzaririmbana gasuza Kofi mu gifaransa umuhe karibu mu gihugu cyacu ntago tuzaririmbana ariko ari byo tuzaganira gusa wenda abantu simbivuga hanga kuri Arize batuwe nawe yasaze bazabibona no oya ndavuga manager mu oya nanjye nakubwiye simbivuga kuri Arize abantu bategereze wenda niba ngombwa bazabibona kuko hari n'igihe manager mu ari n'igihe ibiganiro byacu atakwemera ko mu bitangaza ariko hari ntidupanga wenda ibindi turapanga ibyacu nyine rega ndi businessman am investor ndi umushoramari jewe manager karibisha Kofi mu Rwanda mu gifaransa sois bienvenu mon ami sois bienvenu mon frère Kofi Olomide chez nous ici au Rwanda quand même je pense qu'on sera ensemble comme moi super manager c'est moi qui est le numéro 1 star ici au Rwanda vraiment j'ai le plaisir d'être avec vous ici dans notre pays, le Rwanda. Voilà, manager uzitunga n'ubune ko ari kuzakira nukuri kw'Imana uburyo ibi bintu ugenda ubifatafatanya kandi bigacamo cyabagomba gukira manager reka ngushimire ahubwo akandi kantu nashakaga kukubaza tutaragenda kugira ngo wenda n'abakunzi bacu baze kumviraho ikintu cy'abagay cyangwa se umupede umutinganye mu kinyarwanda cyiza manager ubafata gute iyo bakubwiye ngo wenda Emilie n'umupede n'umutinganye ubifata gute ye mbona ko immediatement bari kwa shetani ntabwo nshobora kukubeshya se ntugiye kwivanaho abafana bawe ndabe oya abafana nkuko bivuze uti muri abo bafana wawe wenda harimo abafana b'abagay cyangwa abapede barimo koko bafana ibyo nkora cyangwa se bafana banjye ariko jewe ndakubwira opinions zanjye bitewe n'uburyo jewe ntabwo ikintu Imana yaremeye gukora ikintu gishobora gukorerwa ikintu kigakorerwa ikintu n'ikindi kintu kimeze nkacyo oya manager naguri gusobanura neza abanyarwanda aho ngaho uri kubacanga
wabyumvishije Imana yararemye irema abakobwa beza Imana yararemye irema abahungu beza Imana yararemye turiya mukobwa agomba kuzashakwa n'umuhungu umuhungu agashakwa n'umukobwa nako umuhungu agashaka umukobwa hanyuma wowe uri umuhungu uravuze ngo utwawe wambitswe impeta ugiye kurara n'umuhungu mugenzi wawe agiye kugukorera ibintu biguca umugongo uzarebe buriya abapede nta mugongo bagira bose ntabwo ari kukubeshya ariko uzarebe ukuntu babagenda bameze ngo guteze no backbone nta rutirigongo baba bafite ntabwo baba ari abagabo kuko umugabo arahagarara akagira stamina ukamureba umugabo ashobora kugira gutya ahagarara ukavuga this is a bad man ariko uzarebe buriya nta mupede ugira umugongo eva buri ushatse no kugira ngo anagusumbuka ukagira cyo ugakubita nka karito mugakubita mu ruti rw'umugongo tayari umurangije kuko uruti rw'umugongo rwaracitse kubera amusore kubivuga nubundi ni ibintu bivugwa n'ababyigisha bajya babyigisha kubera ko intangangabyo zigiye hariya mu ruti rw'gongo rwe ruramanyagurika rurabora ntabakiriho rero ugiye ku bwanjye of course warumbajije uti abageyi bafata ute of course giyewe singena nabasuhuza iyo mumenye ko ari we ari n'ugeze kuza umunsi umwe nyifotorezaho sinari mbizi dufata selfie agarika imodoka muhacese sinari mbizi none mbona avuyemo serious ndakubwiza ukuri serious turya selfie ntabizi ngira ngo ni umusore mugenzi wanjye mbonye hindukiye mbona aragenda ndavuga what is this mitamazi ntuwe ntago bakurongora ntago uri umugabo babandi bararana ku bagabo ati yego yahise yirukanka yatse imodoka arirukanka aragenda nari ngiye kuhita ariko ngo bafite ibifaranga bya danje ba amafaranga ibyo barakubeshya none zo waguha amafaranga akubwira n'urugero ngo rarana umbabarire ngo rarana na mushiki wawe wabyemera si umuziro no muziro kabisa none se ikintu Imana yaziririje wajya ukora ngo n'amafaranga oya none se ikintu kikwicura ubuzima wajya ukora ngo n'amafaranga manager ariko rero ntitukirengagize ko je nakubwiye ngo uburenganzira bwabo umbaze uburenganzira mwarimu Julius Nyerere wahoze ari president wa Tanzania yaravuze ngo ntago buri kintu cyose so yatuvuga ngo n'uburenganzira aravuga ngo uwo muntu yakwambara ubusa agaca mu bantu warangiza ukavuga ngo uriya ngo n'uburenganzira bwe hanyuma se ko yishubwa abandi barimo kumureba bishwe n'isoni urabyumva icyo kintu ndabyumva we Blaise ugiye kubona ukabona umugabo ariyambuye aciya yambaye ubusa we ntiwamureba ukagira isoni cyane kabisa hanyuma umfasha akakubwira ngo n'uburenganzira bwanjye we ko yakwica ubwawe wowe mureba mwese mwa balance nzaki rero bo barabiza ariko ubuse ntureba isi izuba ryisha abantu imvura ntikigwa za corona zaraje ibi byiza byose biza bizanwa n'iki nese bizanwa n'abapede izo ni network zose z'abanyabyaha basupportingwa na network nanone yo kwa shetani y'abanyabyaha ifite amafaranga wa mugani wawe nkuko wavuze amafaranga y'isi bipapuro bigatuma ducumura ku Uwiteka Imana yacu ariko kuramba ku Mana nibwo bwenge kuramba ku Mana ni byiza Imana burya ni Imana nyine urumva ndabyumva kabisa ubuse ko abantu bajya bavuga ngo akazi karabuze ubu wibaza ko uzavuka mu 2030 atazabona akazi muri Rwanda cyangwa atazaba umuntu ukomeye rero akazi karabura ariko kuwishingikirije ku Mana kukora ari urakora ugashakisha ariko ukaniyegeka ku Mana Imana ikaba inkingi yawe kandi byanga bikunda Imana ntise byo yizeye manager reka ngushimire rero urabyumva ariko ibintu byo gusenga ujye ubyemera yende umukristo rafiyanga umukristo manager sengera abantu babaswe n'iyo myuka mibi bose bamere neza tunasoza dusoze n'isengesho rya super manager abantu bamenye ko n'ibintu bye nta bintu by'uburozi birimo nawoze mbona ibyamonaize na Diamond arimo n'uburozi n'iki manager sengera abo bantu bose Uwiteka Mana nziza amusore kwanza yeyo nsenga mbanganira n'Imana nka data turebana hari umuryango uri bigoye nese we mbwira bre ubu ngubu ubaye umubyeyi urabyaye uribarutse abantu baje kuguha impundu ubyara umwana w'umuhungu umwana arakuze avuyemo umupede ubu nkawe ngize kuri ubu ntiwapfagaze oya agahinda nikakwica biragayitse umwana uramubyaye abantu baguhaye impundu bata umubyeyi yabyaye umwana w'umuhungu umwana arakuze urigishe amafaranga uratanze kaminuza iki byose cyangwa
umwana ngo avuyemo umupede, mbese ngo abagabo bagenzi be baramurarana. Ibintu n'inyamaswa zidafite ubwenge zidakora. Wari wabona inyamaswa y'ikigabo ku kigabo irazi kigabo ntago bibaho. Wari wabona ikigore ku kigore gihura n'ikigore ku kigore, ariko ujya kumva ngo hari umurizi bien ngo umukobwa ngarara n'umukobwa mugenzi we. What the fuck? Ibyo se nibiki kandi? Manager n'uburenganzira bwabo. Oya, iyo nakubwiye ngo ni network yo kwa shetani. Ifite amafaranga. Kuko shetani nawe yari afite ubwenge bwinshi nuko atagejeje kubw'Imana, ariko nawe afite ubwe. Kandi hari n'abamuyobotse abandi bashaka ibyihuta vuba byo gukira vuba cyangwa se byo kubaho bagaragara ko bakize vuba, ariko finally bisoza nabi. Kuko nk'ubu ejo bundi nabonye nakurikiraga BBC. Urakoze cyane kumva icyo kibazo bre, ntaranasenga. Yego. Nakurikiraga BBC mbona umudamu umwe arimo kurira kuri televiziyo w'umunyakenya Mombasa, avuga ati giye nari umurizi bien nararanaga n'abakobwa bagenzi banjye, none mfite imyaka 45 nagiye mu barokore kunsengera mbivamo, ariko nabuze urubyaro. Ubuse Mana mwansenge nkabona urubyaro. Ati igihe cy'imyaka yanjye nagombaga kubyara yari afite imyaka 55 not 45, ari umuntu w'umukecuru ukuze. Ati narashutswe kubera group, kubera kujya mu urumva peer pressure. Wa mugani wa Niyo Bosco. Niyo Bosco buriya abantu bajye bumva iriya ndirimbo ye, nagira ngo mbibashishikarize n'abandi bantu. Niyo ndirimbo y'inkunda kurusha izindi zose, ira ndimo ndayikunda, ndanayifite mu modoka yanjye. Ngo akagakundi kazanyica cyangwa mpfe bihwaniremo. Ngo sinajya no kwa haji, sinajya no muri church. Ngo azango iriya ndirimbo buri ifite ubutumwa. Iriya ndirimbo ifite ubutumwa. Ariko bre naguhaye urugero, tekereza ufite nk'umwana wawe uri umubyeyi. Uwo bita ntuza wa ni Marvin Gaye ninde, wa muhanzi w'umunyamerika, umwana we yaramubyaye w'umuhungu arangije abo mupede, agiye kuririmba bamuteguriye stage kwa kundi yagiye mu rwambariro, kumbi inyuma hari ikigabo iyo ngiyo kirimo kumukorera ibyo bakora ibyo ngibyo. Baricara bategereza umuntu, kumbi umuntu iyo ngiyo arimo arakorerwa ibintu umugabo ku mugabo. Isa arinjira, abanyamerika urabizi ko badatinza, ise yinjira ayumva umwana w'umuhungu ari gutaka, arimo arataka. Akuriyo pistol aravuga ati narakwibyariye n'ubundi nibashaka bamfunge nzabyara undi. Yamucucumye 3 vuba kubita ingegera irambarara aho ngaho. Urumva bamufungaho gakiya muri Amerika, se ntubizi ko ari nka za South hariya twabaye. Buriya South Africa narahabaye. South Africa umuntu arakurasa akamara amasaha 48 bamufunze, barangiza bakamurekura akigendera. Nene baza abantu bose barabikubwira. Jobagi kirabaga Jobagi ro service, umuntu murazingwana mugashwana agakura y'umututa arya agakura yarya, ati mbikwereke gakumena byo ni nk'umukino. Iyo bakabije bamufunga icyumweru, ukongera ukabona ari hanze, utamfanya nini. Rero tujye twubaha u Rwanda rugira amategeko, rurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mu Rwanda tureke no kurasa, mu Rwanda tuka n'umuntu gusa, mutunga n'urutoki akurege agutware kuri polisi. Biragukora. Ejo bundi ntibabonye ngo abantu bafunzwe ngo basebeje abantu ngo babatutse, ntago babonye cyane. Ako ni nabyo ubundi uburenganzira. Kirari cyo kikwereka igihugu u Rwanda ahubwo uburenganzira bwa muntu. Njya mbona n'abavuga ako Mana ntago abantu bazi iki igihugu cyatanze over freedom, ahubwo cyatanze uburenganzira busenzuye. Utekereza umuntu kujya hariya akajya kukurega ngo umuntu yantutse bakabaramu. Nta evidence ntaki, polisi kabagwa ngo ibyo ntibyemewe, kwanza ingia ndani. Icyo ni cyo kikwereka igihugu cyohe uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ntibashaka ko umuntu agira icyo utazwa nacyo. Wa nibyo nibyo rwose. Rero nicyo ngaho dusengere. Rero Mana warakoze, witeka mubyeyi wacu, warakoze kuduha igihugu. Tugusabye kukiturindira nko kiduhaye. Witeka turindira igihugu gikomeze kigendere mu murongo kirimo, amahoro asagambe, umutekano usagambe, abana b'Abanyarwanda barushaho gukundana. Dukomeze dukorere mu bumwe, turindira abayobozi bacu, turindira umukuru w'igihugu cyacu. Witeka komeza tuyobore, atuyoboresheje ubwenge buturutse kuri wowe, kandi umuhe kurama kuko ubugingo butangwa nawe. Cya kabiri, nsabye abavandimwe banjye Abanyarwanda dukomeze dukorere mu bumwe, hanyuma uturinde n'ibyo byiza. Abayobye nabo Witeka ubavane mu buyobe, arabo bagiye muri ibyo by'uburizi bien, wicujuje wese aragaruka akabo wawe. Arabo bagiye mu by'ubupede bose Mana ubavaneyo, kandi Witeka Nyagasani natwe turi abantu, nanjye ku giti cyanjye ntago ndi Imana. Iyo mba nakosheje jye umbabarira, umenye ko ndi umuntu, ariko komeza undwaneho, komeza undinde nkuko wanzamuye, naho sinatekerezaga kuhagera n'ataranzahagera. Mana pe sinabitekerezaga, sinarinzi ko umunsi umwe igihugu cyose
nzajya ncaho bose bamanika amaboko bavuga bati dore inyenyeri y'u Rwanda ngiri iratambutse niwe wabikoze. Nyagasani icyubahiro ni icyawe, icyubahiro ni icyawe papa, nguhaye impundu, nguhaye amashyi yagukomeye, icyubahiro ni icyawe papa. Komeza uyobora u Rwanda, komeza ube mu Rwanda, u Rwanda ntuzongere ntibizanabaho kuko buri mu Rwanda. Warakoze gutuma Abanyarwanda twebwe dusubira n'icyubahiro. Hari igihe cyabayeho tubundabunda tutafite uko tubaho umuntu akazira kuko yavutse gusa, ariko ibyo Mana warabiciye birarangira. Urakoze Mana, icyubahiro ni icyawe. Amen. Amina manager, ntago wigeze uvuga ngo mu izina rya Yesu mbisabye nizeye cyangwa se iki, wowe Imana usenga ubundi ni ihe? Wenda yezaba suite ikiganiro tuzakora. Oya, ni mu izina rya Yesu nabivuze. Wabivuze? Navuze nti rwose Yesu abyumve. Genda umukristo. Ariko n'abayisilamu ndabemera kuko ntawe uzatwarwa mu ijuru n'idini. Ibikorwa nibyo bizajya bigutwara. Nese ubu n'abakristo baginga babibaho kabisa. Nese ubu n'abayisilamu baginga. Nese ubu n'abayisilamu bazima. Nese ubu n'abakristo bazima. Rero ibikorwa by'umuntu nibyo bimucira urubanza. Asante sana. Manager ndagushimiye. Urakoze cyane Arize.